baragenda bagiye kurega mu buyobozi. Umuyobozi yahise amubwira ngo yo uravuga uriya mugabo ngo ya uriya ntiyabikora. Johnny muze abavandimwe hano kuri dusangire urukundo dusangire ubumenyi dusangire urukundo dusangire ubumenyi abavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no kanda kukazogera nanjye narabikoze. Muraho bavandimwe badusangire, reka tubanze dushimire uwo mwana Dani nk'uko tubivuga buri gihe ni umwana w'iwacu u Rwanda ucuranga gitari. Mwashaka kuri YouTube yitwa Dani with guitar, mukamushigikira mukamuteza imbere. Tunashimira abantu bose barimo gukora subscribe. Abantu mukomeza kutubaza ngo ko mutabona ama video notification ama video nuko muba mwibagiye gukanda kakanzogera. Iyo ukoze subscribe kandi nakakanzogera mwibuke no gusangiza abandi. Turashimira abantu benshi cyane barimo gukora subscribe, kuba tugeze mu video aho ubona abantu bageze ku 10,000 birenga bareba ama video yacu. Ni ibintu bidushimisha cyane. Hano kuri dusangire ni ibintu by'urukundo, dusangiza abantu ibintu by'ubumuntu n'ibintu bigendana n'ubuzima muri rusange. Uyu munsi nashaka gutukomeze gukirira kibazo cy'uriya mwana Ineza, ariko kuri ibi biganiro na kindi kintu mba ndimo gutagetinga cyane cyane aho nshaka kureba ni kategori y'abana batatu. Ni nayo mpamvu inkuru ya Ineza igomba kuba inyigisho ku bantu bitwa abagabo n'abasore, ni kategori imwe. Hanyuma rero nkongeraho abakobwa n'ababyeyi bafite abana. Ubwo rero nashakaga mbabwire akaga uwo mukobwa yahuye nako. Nimba uri mugabo cyangwa uri umusore, ni umwanya wawe wo gutekereza. Nimba uri umukobwa, ni umwanya wawe wo gutekereza. Nimba uri umubyeyi, uburyo witwara ku bana bawe, umukobwa watwaye inda araza aragutakambira, uburyo witwaraho, ese witwara gute? Reka tubanze kwanza dusubire ku bintu bya Ineza, ukuntu byamugendekeye. Nyuma yuko Ineza amaze kubwirwa ngo ni umutekamutwe, urimo kumva umuntu wakwiyegereje akoresha amayeri yose kugira ngo akubone, nyuma uraza kumubwira akaga yagushizemo, hanyuma arakubwira ngo uri umutekamutwe. Wabyitwaramo gute? Niyo mpamvu musanga abakobwa benshi bagera igihe bakumva yuko ubuzima burarangiye. Ineza rero ibyo ngibyo byamugezeho, baramubwira ngo ni umutekamutwe. Umugabo umubwira ngo ni umutekamutwe ni umugabo. Uwo mugabo wamushukaga watangiye kuki? Muze kureba video ya mbere twavuze uburyo uwo mugabo yatangiye kuri Ineza. Ni nako abagabo benshi bakoresha amayeri kugira ngo bangize ubuzima bw'abana b'abakobwa batanatekereje. Ndabisubiramo kuko bijya bimbabaza cyane. Reka nkomeze ku bya Ineza. Ubwo rero Ineza ukuntu byaje kumugendekera, amaze kubwirwa kuriya yaribajije, ndagenda mbwire iwacu, ngende mbabwire gute? Mama ndamubwira gute? Kandi mwibuke ko mama we yamubwiye ikintu, ni ikintu giteye ubwoba cyuko ngo ugomba kuvanga mu rugo iwacu, ntitushobora kugira ikinyendaro mu rugo kuko ni umwaku. Usibye n'ibyo ngibyo n'abarumuna bawe bashobora kuzabikurikiza. Niyo mpamvu ugomba kubwira uriya mugabo. Ni nko kuvuga ngo ntushobora kongera gukandagira ahangaha, kuko kuba turi kumwe nawe ahangaha no kuba turi kumwe n'umwaku ukomeye cyane. Ibyo ngibyo birahari cyane. Ubwo rero Ineza byaramuyobeye uburyo yabigenza. Urugendo rwo kuva hariya ahantu yari ari kuriya mugabo kugeza iwabo, uriya mwanya ho hariya
wamubanye munini cyane. Ni urugendo rufata iminota 45 ariko rwamubanyemo amasaha arenze 3 kubera gutekereza agahinda. Biragenda gute? Ari hagati y'ibintu bibi. Ningera mu rugo nkabwira mama ko banyitse ko ndi umuteka mutwe, mama nawe akemera ko uriya mugabo ari umugabo mwiza witonda, biragenda gute? Mama yasanga ko yatangira kuvuga ko nanjye nari ndimo kubeshya, cyangwa akambwira ngo ndi ikirara, cyangwa akambwira ngo ni njyewe wabyiteje. Bizagenda gute? Nako kaga abakobwa benshi bahura nako, cyane cyane aho Satani atega impande zombi. Aratega, arakoresha umuntu, hanyuma rero akaza nawe akagufunga amaso. Akoresha umuntu gukoresha amayeri runaka ngo yagushiremo, hanyuma rero akahita ahindukira kuri wowe akagufunga amaso, ugasanga umugabo akwangiriza ubuzima. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nk'uko nabivuze mu video ibanza, abagabo n'abasore nimba ari umutwaro uzikorera mu buzima bwawe ukazakunanira gutura, ni ugutera umukobwa w'abandi inda ukamutererana cyangwa ukamwihakana. Uwo ni umutwaro uzabana naho igihe kirekire. No kujya imbere y'Imana kugira ngo usabe Imana kugira imbabazi iguture uwo mutwaro, bizagusaba imbaraga zikomeye cyane. Bizagusaba imbaraga zikomeye cyane, kuko Satani aba amaze gutera intambwe, amaze gutera intebe mu mutima wawe ku buhemu. Ubuhemu ni ikintu kigoye cyane. Tukunda kubona ubuhemu bw'amafaranga, niho usanga umuntu ababara bw'ibintu, ariko buriya ni ubuhemu gutera umukobwa inda ukamutererana. Ni ubuhemu bukubamo imbere, ni nabo bubi cyane. Bigusaba imbaraga zikomeye cyane kugira ngo ubashe kwegera n'Imana. Ineza rero aramanuka agenda mu rugo, agiye mu rugo. Ageze mu rugo byaje kugenda gute? Yarageze mu rugo atinya gukomanga, bari batangiye kwira, atinya gukomanga, ayicara hanze, amarira, agahinda, byose ni ibibazo yahise agira, ariko yibaza uko biri kugenda. Komanga rero afunze umutima, abaza, baramubaza ngo ninde, aravuga ngo ni njyewe mama. Mama we ikintu cya mbere yahise amubwira, kugarutse se ntago mwabonanye? Ineza abura icyo avuga, abwira mama we mfungurira mubwire uko byagenze. Mama akingura urugi, ariko ntiyamureka yinjire, aguma aho ngaho hanze. Aramubwira ngo mbwira byagenze gute, kutari burare hano. Nicyo kintu yahise yongeraho. Ineza aramubwira ngo uriya mugabo yahakanye, yambwiye yuko ko atashobora kumfasha ku bintu atigeze agiramo uruhare. Mubyumve, ku bintu atigeze agiramo uruhare. Ibyo rero biba ikindi kibazo kigoye cyane kuri mama we. Mama aramubwira ngo oya, nibishoboka turajyayo. Aramubwira mama, muri iri joro saa 2 za nijoro zirenga, duhaguruke tugende tujyeyo. Aramubwira ngo nakunda ukuntu bigenda, none se kutari burare hano, ugomba kurara kuri ya mugabo. Ya telefone iri hehe yaguhaye? Ineza aravuga ngo sinzi ahantu nayishize. Atari uko yamubeshye, ariko nuko byari bimeze, kubera ko ntago yarazi, yaramaze gucanganyikirwa, atazi n'ahantu yashize telefone. Aramubwira sinzi ahantu nayishize. Noneho aramubwira ngo kuba utazi ahantu wayishize, twakagombye kuba tuhita tumuhamagara, reka tugende ku muturanyi tumukomangire, tumusabe telefone. Ineza aramubwira mama, ugiye kunaranga?
nitujya hariya abaturanyi barahita babimenya. Mama aramubwira n'ubundi bazabimenya, n'ubundi bazabimenya. None se bazambaza ko utakibaha ngaha mbabwire ko wagiye he abaturanyi, ko hanga udashobora kuhaba. Ikibazo kiba kirekire. Hanyuma Ineza amaze kuvuga gutyo, amaze kubwirwa ko atashobora kuba hariya mu rugo, mama amaze kubimubwira. Kandi murabizi ni ibintu by'imico biba iwacu. Umukobwa iyo atewe inda yumva yuko ko agomba kujya ku mugabo wamuteye inda. Mama aramubwira ngo rero ugomba kuva aha ngaha, nitutasha gutira telefone utabishaka, urimo kubyita gutarangwa cyangwa ikindi kintu udashaka cyo kuvuga ngo usubire kuri ya mugabo ugende iwe mu rugo, ntago ushobora kuba hano. Ineza amarira aratangiye. Noneho ikibazo kibaho, mama arashaka ngo agende amusige ku rugi ruriya mugabo ataye, nuko we yumvaga. Kandi Ineza nawe akurikije ibiganiro akoranye n'uriya mugabo, uriya mugabo ashobora no kumugirira nabi kuko yahise amutera ubwoba, amubwira ko yamutetse uwo mutwe, yamutera ubwoba. Nta gipimo gihari gihita kigaragaza ko uriya mugabo ari we wamuteye inda. Biba ikibazo. Nayo rero mayobera abaho, aho usanga abantu cyane cyane b'abakobwa bagwa mu kibazo, ugasanga ikibazo baguyemo kiri hagati nakwita y'ibibi n'ibibi, bo bakaba hagati mu gahinda. Mu rugo yagize ikibazo, uriya mugabo nawe ni ikindi kibazo. Mama we akumva yuko arimo gukora ibintu byiza by'umuco, si byiza ibintu byakagombye gukorwa nk'umubyeyi. Uriya mugabo nawe akumva yuko agomba kwirinda, noneho umukobwa akaguma agati. Si ibyo gusa rero byahise bibaho ngaho, usanga abakobwa bahura n'agahinda nk'ako ngako, ahubwo ikindi kintu ni environment. Baba barimo kwibaza, noneho ndaba gicibwa muri community nari ndimo, nimba yari umukobwa wajyaga gusenga akibaza akavuga ngo ndaba igicibwa ku rusengero, inshuti zanjye tuvuga nazo ku ishuri nabyo biraba uko nguko. Ibyo byose usanga byose bimuvanga mu mutwe, kuko ikibazo rero kinini kibaho si yo nda gusa aba afite ishobora kumuzanira ingaruka mbi, dore ko abakobwa, niyo nza kuvuga nyuma, abakobwa batwara inda buriya bagira ingaruka z'umubiri zangiza imikurire yabo y'umubiri, kubera ko ibyagaburiraga umubiri umwe bakiri batoya bibafasha gukura, noneho birimo kugaburira abantu babiri, kandi n'ubuzima arimo butabasha kubona amafunguro ahagije. Ubwo rero ibyo byose ugasanga ari ruvangitiranye rw'ibibazo. Ineza rero yari kubigenza gute? Mama amaze kumubwira kuriya, mama aramubwira ngo niba udashaka ko tujya hariya kuri ya mugabo, udashaka ko tubwira abaturanye kumuhamagara, ubwo urarara aha ngaha hanze. Iryo joro arirara hanze. Ariko nyuma y'aho ngaho haje kuba umugiraneza w'umuturanyi wagize ikibazo cyane akiri mutoya, kuko nawe yaratwaye inda ashutswe n'umugabo, yatwaye inda ashutswe n'umusore. Uwo musore aramwihakana, nyuma aza kubaho wenyine, ku buryo yagize agahinda ntiyanashatse, ntiyigeze anashaka. Yari umuturanyi wabo, yafashe gahunda yo kuzinuka ikintu cyitwa umugabo cyangwa umusore. Abaho gutyo mu mahoro, niwo waje kugenda aramufata amujyana iwe mu rugo. Yari amaze kuba n'umukuru, ageze no mu myaka za 50 zirenga. Amujyana iwe mu rugo, amusigayo mu rugo, ariko aramubwira ngo guma no mu nzu, ntuzabwira mama wawe, nazamenye ko uba aha ngaha. Kandi
ndabizi neza ibintu ukuntu biba bigenda by'abagabo. Ubu ngubu nitujya kurega, ikibazo cya mbere gishobora kuzamo ni gute wamenya yuko ko ari uriya muntu? Byamenyekana gute? Niki kintu ufite cy'ubuhamya? Aravuga ngo ibyo ari byo byose ukuntu nabigenza, numvaga njyewe umfashije nzagende mbishikiriza ubuyobozi. Aramenya nta kibazo. Ariko nawe yereye kuri experience ye, nubwo hari amashize imyaka myinshi, yumva yuko ko umuco ugira ikintu gikora. Murabizi ko imico yacu igira ibintu byiza ariko ikagira n'ibintu bibi. Ibintu bibi iyo tubyitwayemo nabi bishobora no kwangiza ubuzima bw'abantu. Hanyuma rero ahita amahirwe nuko myinshi irimo gucika, kandi n'iterambere risigaye rigaragaza bimwe na bimwe mu bintu bitagagendaga bitari ngombwa mu mico yacu. Uko byaje kugenda rero, Ineza n'uriya mama uriya mama aramubwira reka tuzagende tujye kurega. Baragenda, bagiye kurega mu buyobozi. Umuyobozi yahise amubwira ngo yo uravuga uriya mugabo? Ngo ya, uriya ntiyabikora, kandi uzatekereza ubundi mwahuye nawe ushobora kuba yaguteye inda atari uriya mugabo. Kandi abakobwa mujye mumenya mukunda kwitwara nabi cyane. Ahita atangira kumubwira yandi magambo asa nkaho akomeretsa. Ariko amahirwe uriya mu mama yahise amubwira akiri kare, aramubwira ngo dutahe. Ahita amucyura kugeza igihe Ineza yarabyariye. Ariko